twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri wa gatanu w'icyumweru cya 23 mu byumweru bisanzwe, tariki 12 Nzeri 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere y'ibara ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri n'umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Ngewe Pawulo, intumwa ya Yezu Kristo, uko Imana umukiza wacu na Kristo Yezu amizero yacu babishatse, kuri Timote umwana wanjye nyakuri nabyaye mu kwemera, kwifurije neza, impuhwe n'amahoro biva ku Mana Data no kuri Yezu Kristo umwami wacu. Ndashimira cyane Kristo Yezu umwami wacu wampaye imbaraga, kuko yasanze nkwiye kwizerwa maze akantorera kumukorera. Ngewe wahoze ndi umuntu utuka Imana, ngatoteza abayo, nkaba umunyarugomo, ariko nagiriwe imbabazi kuko ibyo nakoraga nabiterwaga n'ubujiji ndaragira ukwemera. None ingabire y'umwami wacu yambayemo igisagirane, nsenderezwa ukwemera n'urukundo ruri muri Kristo Yezu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 16. Uhoraho niwe munani wanjye n'umugabane wanjye. Mana yanjye unyiragire kuko ari ubuhungiro bwanjye. Uhoraho ndamubwiye nti niwe umutegetsi wanjye. Uhoraho we munani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera niho kuzi. Ndashimira Uhoraho ngira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho mpora muzirikana ubudahwema, ubwo ndi iruhande sinteze guhungabana. Nta mahirwe yandi nagira atari wowe, uzamenyesha inzira y'ubugingo. Hafi yawe niho haba umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagira udashira. Uhoraho niwe munani wanjye n'umugabane wanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo wa 39 kugeza ku 42. Muri icyo gihe Yesu acira abigishwa b'umugani ati, harya impumyi ishobora ite kuranda ati ndi impumyi? Aho zombi ntizagwa mu mwobo. Nta mwigishwa usumba umwigisha we, ahubwo umwigishwa wese ushyitse azamera nk'umwigisha we. Witegereza icyo akatsi kari mu jisho ry'umuvindimwe, kandi umugogo uri mu jisho ryawe ukawirengagiza? Washobora ute kubwira uwo muvindimwe uti muvandimwe, reka ngo utokora akatsi kakuri mu jisho, kandi ubwawe utareba umugogo uri mu jisho ryawe? Wandyarya we, banza ukure umugogo mu jisho ryawe, hanyuma uzabone neza ushobore gutokora akatsi kari mu jisho ry'umuvindimwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani Yezu Kristo, tuje imbere ubwiza bwawe tw'abanyabyaha n'abanyantege nke, turifuza gukubona. Iyo tukubonye tubona n'abagenzi bacu, iyo tukubonye tubona iby'ijuru, iyo tukubonye tumererwa neza. Ngaha tabara imparange zacu, urebe aho twagiye tuyoba hose, urebe ko duhagaze kose mu buzima bwacu, maze tugende neza mu nzira zawe uko ushaka. Tuyobora inzira igana iwawe, inzira zawe tuziyoboke Mana y'ukuri. Tugukurikire kandi tugukurikize buri munsi. Amen. Wewe cy'Imana nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungura abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Bavuga ko umuntu agira imyanya 5 y'ibyumviro, 5 organes de sens. Ariyo uruhu rudufasha guhura n'abandi tukabakoraho, ururimi rudufasha kumva ko ibiryo biryoshye cyangwa bibishye, urukarango, amazuru bwa 3 adufasha kumva niba urukarango rumeze neza, guhumurirwa. Hagakurikiraho amatwi adufasha kumva, ku nshuro ya 5 hagakurikiraho amaso adufasha kubona. Turaza gutinda kuri uwo 5 twita amaso. Nawe nanjye twongeye tuzirikane ko amaso yacu ashobora kubabona ariko atabona ibyuzuye uko bikwiye. Biradusaba rero undi mwanya udufasha kubona neza imbere, kugira ngo ibintu byacu byuzure tugere ku butungane. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti kubona neza. Nawe uze gusanya Nyagasani mubwira uti Nyagasani mba kubona neza. Iyo umuntu abona neza abona Imana. Naho iyo ubona nabi ukareba nabi nyine ubona sekibi. Ndagusaba rero kuza kureba neza kugira ngo ubone Imana. Wirinde kureba nabi, ejo n'ejo bundi utazabona sekibi, utazabona shitani. Icyo dusabwa no kureba hejuru,
tukabona Imana aho kureba ikuzimu. Ejo n'ejo bundi tutazabona Sekibi, tutazabona Shitani. Urebe neza rero nawe, nanjye ndebe neza. Iyo nshinga kubona tujye gutondagura mu bihe byose impitagihe ndetse n'indagihe n'inzagihe, ni inshinga y'Ikilatini ivuga ngo videre, video, visum, bikaganisha kuri kaviziwe. Rya jambo nalo ry'Igifaransa ryitwa vision. Hari itandukanyirizo amaso ubwayo aduhereza. Ubwo turi gukomeza tuvuga urwo rugingo rwa gatanu rudufasha kubona iyo vision. Hari indi musana nanone ya vision bayita division. Mu gihe vision ari ukureba imbere icyerekezo, division yo ni musane twabyerekeza ku cyorezo, ni amacakubiri. Kera twajyaga turirimba ngo vision 2020, aho abantu benshi bumvaga 2020 koko ari ibisubizo bikomeye, abantu barabonye ibisubizo. Hari bamwe rero yaviriyemo division, gatanya, gutatana, icyorezo, aho kugira ngo bicyerekezo. Wongere urebe nawe niba kubona kwawe ari icyorezo cyangwa ari icyerekezo, niba ari amacakubiri cyangwa niba ari iterambere. Aho ureba icyo urangamiye, ese urabona neza? Amagambo abiri rero akomeza turage tuze kureba natwe imitekerereze yacu yerekeza ku macakubiri cyangwa yerekeza ku bumwe, icyerekezo cyiza, intumbero nziza. Ngiyo vision, kubona imbere, kureba kure, ukabona icyiza. Ngaho tugiye kugana. Turano mu isomo rya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Timote, amwerekeza ahantu heza, amurebera mu ndorerwamo, amwerekeza ku Mana. Ubwo batubwira Pawulo ubwo yatambukaga mu ngendo nyinshi yakoze, yagiye ashyiraho abayobozi, abepiskopi. Timote na Tito tuzabona ko ari abana be yijyariye mu kwemera, bityo yarangiza akabishinga kiliziya. Turamwumva rero amwandikira, amuha ubuhamya uburyo Imana yamukuye muri division ikamujyana muri vision. Wahoze atoteza kiliziya akayigambanira, akayitezamo amacakubiri ya division, uwo niwe Nyagasani yahaye icyerekezo. None aho kuvuguruza Imana asigaye ari kwivugira, aho gucisha abantu bacakubiri noneho ni kubaha icyerekezo kizima. Ngo ubuhamya bwa Pawulo agira ngo Timote nawe akomeze kuyobora kiliziya, ayiyobora ku Mana. Niyo vision. Vision nyine no kuyobora abantu ku Mana, icyerekezo cy'abantu, iterambere ry'abantu, intumbero y'abantu, nta handi ni ku Mana, kwerekeza abantu ku Mana. Bityo natwe tukarema nko muri ibyo Zaburi tuti uhora niwe munani wanjye n'umugabane wanjye. Amen, amen, amen. Byose rero byerekeza ku Mana, kubera ko iyo ndi kureba nkabona Imana imbere yanjye nibwo mererwa neza. Ngiyo ntumbero ya buri mukristo, kureba Imana. Ivanjiri no munsi nayo twayumvise, kuko twabivuze mu ntangiriro, yagarutse ku ijambo ijisho inshuro 6, byerekeza ko tudatunganye, ko dukeneye kubona neza igikwiriye Imana. Ubwo 6 muri yo byerekeza ku bintu bituzuye. Akenshi dukunze gukoresha ijisho ryacu tukabona ibintu bituzuye, ntitugeze kure, nibyo tubonye bikabira cagase. Nanyo duhera turi guca imanza, critique, tukanenga, tukanegura abandi, tukabavuga, tucisha mu nteko abaneguranye. Yesu ati aho 2 cyangwa 3 bateraniye abanyambaza, mba ndaho hagati yabo. Matayo 18:20. Shitani nawe abaraho ari gutagatuye kandi ati yewe aho 2 cyangwa 3 bateraniye bari kunegurana, nanjye mba ndaho hagati yabo. Ngaye amaso yacu aho tuba twicaye turi kunenga abandi, turi kunegura abandi, babanenga batirora gusa. Yamvugo y'Ikinyarwanda igira iti ntugasekere ukoba uhetse rukobora. Jaza kuvuga uburyo bwose ushobora guhetseka abagenzi bawe, ukabaseka kandi nawe wirengeje umutwaro ufite, umugogo uri mu jisho ryawe, warangiza ukagenda ubona katsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, wowe umugogo ikintu kinini ntubashe gukibona uko bikwiye. Yange sombi ntuyibone, ukajya ingeso mbi z'abandi gusa. Abantu duteye kwinshi, aho usanga buri gihe nibona nkaho ndi uwa mbere, ngishyira nkizana, nkumva ari byo wakwiye kubona ibya mbere, imyanya ya mbere, ibyicaro bya mbere, abandi noneho ngatanya nkabanegura.
ni kangahe njye nica mu nteko z'abaneguranye nkanenga abandi babanenga batirora gusa. Isomo ry'uno munsi rikwerekeze nyine kuri iyo viziyo, urebe niba muri wowe hari viziyo cyangwa ari viziyo. Nubwo batubwira imyanya 5 y'ibyumviro, ariko abahanga nanone barenza wundi wa 6 wundi utagaragara, umutima nama. Byajwe n'imbere rikubwira riti iki ni kiza gikora iki ni kibi kirekire. Umutima nama rero ni ijisho ry'imbere nanone ritumurika imbere rikatubwira uko tubayeho, mu gihe ya myanya 5 y'ibyumviro ari y'inyuma gusa. Ijisho ryo ry'imbere umutima nama ryo rimurika imbere aho duhurira n'Imana, bityo tugakura amakuru yuzuye ku Mana. Ngiye surusenzi zikomeye cyane. Nawe yakuye amakuru inyuma kuri ya myanya 5 y'ibyumviro twavuze haruguru, akeshi ubona iby'inyuma gusa, iby'imbere ukabibura. Kandi ndahandi umukristo areba usibye imbere akabona ibyiza, akabona amakuru yuzuye. Nawe dafite amakuru yuzuye komeza kugendera ku by'inyuma gusa, prejije ukanenga abantu ukisha muri ko abaneguranye, ukavuga abantu ukabaneka kandi unababeshyera, ukanenga abantu ukabasebya kandi unababeshyera kandi byababa. Ese wowe ijisho ryawe rikwerekeza inyuma rigarukira inyuma cyangwa rigera n'imbere? Ijisho ry'imbere, itara ry'imbere, umutima nama. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afrika, ngo umupatoro ukomeye cyane ngo yari afite iduka rikomeye cyane, grande boutique. Nuko rero aza kuvuga ati ariko ndashaka umuntu uzajya unshugira n'amafaranga kuko ari menshi cyane. Nuko abadogiteri bari batuye muri iyo quartier batangira kwishyushya, kwavuga twari kose nitwe twize biya bintu bya finance, kwari kose nitwe agomba gushyira muri ya boutique, dore ko tumaze igihe turi abashomeri. Nuko abadogiteri bakomeza barishyushya. Unyuma y'igihe gito amukire bagiye bumva ko hari umukozi wagezemo. Bagiye kureba umukozi wagezemo neza barumirwa, bibaza uko babigenza, barumirwa. Nuko baza imbere ya patro baramubwira bati wamenye se ibyo wakoze? Uriya mukozi washizemo hariya ni umusinzi, ni indara, ni mayibobo, wamukuye mu muhanda none umushizi ibyaho byose, ni umusinzi. Nuko patro aramubwira ati nibyo uriya nahaye akazi, nazirikanaga ko iyo ntacyo ukora, iyo nta kazi ufite ujya nyine muri izo ngeso z'ubusinzi akaryo wikorera. Rero namuhaye akazi ngira ngo ave mu byaha, ngira ngo ave mu businzi, ngira ngo mwerekeze ahantu heza ko yawe ntazongere gusinda, kuko nyine azababonye umurimo. Nuko baba dogiteri ngo barongera baragenda, bongera kugaruka. Ati uriya muntu wahaye akazi uzi ko ari umusambanyi kabuhariwe, kubera igihe kirekire amaze mu muhanda, araje ajya yirirwa sambana. Koko bituma amafaranga yawe, bituma umutungo wawe ugenda ugabanuka, araje amafaranga yawe mariyo mu ndaya, none wamushinze ibyawe. Nuko muganga arabasubiza ati iyo nta kintu ufite uri gukora, irari ry'umubiri ririyongera. Rero yanamuhaye akazi kugira ngo agire discipline ifatika, bityo bizamufashe kwifata ndetse no kwitwara neza, atabona irari ry'umubiri gusa, ahubwo ayobowe niyo discipline imufasha gutunganya neza umurimo. Dore ko iyo ntacyo yakoraga, kubera ko nta mirimo yari afite, namuhaye imirimo nyine kugira ngo agende neza mu nzira, arusha gukora neza. Nuko hashize iminsi ntibamuvira, hashize iminsi n'ubundi baragaruka, batuzi kuri umuntu wahaye akazi ari igisambo, amafaranga agiye kuyakumaraho, ni igisambo kabone n'umujura, ubundi iduka ryawe arisige hanze. Nuko patoro aramubwira ati nakamuhaye nzirikana ko iyo ntacyo ukora mu mifuka uriba, na niyo mpamvu nari mwitezeho ko nimara kumuha akazi atazongera kwiba, atazongera kugira nabi, kuko nyine abonye icyo gukora, bityo azagera heza. Mbese namuhaye akazi kugira ngo muvane aho habi ari, ubwo bucakura arimo, amatiko arimo, amanyanga arimo, ibyo byaha arimo, iyo saya arimo, musukure muganisha heza. Ndifuza ko nyine yagera heza. Uko bakomezaga bagenda bahaza bamubwira ingeso z'uwo yahaye akazi, byageze igihe bararambirwa kubera ibisubizo yabaherezaga ati uyu muntu nabikoze mbizi ko ari ahantu habi, nshaka umuganisha heza. Amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko natwe kenshi dukunze kugira ishyari
rimwe na rimwe tugashaka kwigira ba nyoni nyinshi, tugashaka kuba aba mbere, tugatangira tukanenga abandi, babanenga batirora, tujya ngo twimishe abandi umugati, dusebye abandi ngo nitwe miseke igoroye, nitwe beza. Buri gihe cyose ugasanga ndi kwitakuma, nishyira heza gusa, abandi bose njyo viziyo njyo diviziyo. Aha kenshi usanga ndi kuba amacakubiri mu bakozi, abankoresha, aho kugira ngo baganishe ku cyerekezo. Bamwe bashyira ku cyotezo, bazana babiba amacakubiri mu bandi, ingeso mbi, dore ko ingeso mbi nyine ziganisha kuri diviziyo, amacakubiri, naho imico myiza ikaganisha nyine kuri viziyo. Ese wowe iyo uhaye umuntu akazi, uba uri kureba imbere icyo wifuza ko azaba cyo? Umuha akazi wifuza ko azakira akamererwa neza, cyangwa umuha akazi intica ndikize, nawe utazi neza impamvu umwaye akazi, cyangwa utazi neza aho ari kugana? Kumenya ahantu uganisha umuntu. Umubyeyi wiyubashye agomba kuba azi icyerekezo aganishamo umwana we. Mwarimu wiyubashye agomba kuba azi icyerekezo aganishamo umwigisha we, umwigishwa, umunyeshuri we. Akenshi rero dupfa kwigisha tugapfa kurera, ariko ntitumenye icyerekezo turereshamo, twerekezamo. Icyo cyerekezo wa mubyeyi we, icyerekezo wagombye gukora ku buryo kiba cyiza. Intumbero yawe ni iyihe? Akenshi mu buzima bwacu, iyo tuzanye amacakubiri mu bana, mu baturanyi, mu bo dukorana, akenshi tuba turi kwerekeza kwa sekibi, diviziyo, kunenga abandi, kunegura abandi, bikaza kurangira nyine aho kugira ngo bihinduke icyerekezo, bihindutse icyorezo cyo kwica mu nteko baneguranye, ukavuga abandi, ukababeshyera abandi, ukabakurisha, ukaza ukabirukanisha. Ibise wagize ngo aho si kwa sekibi. Ikintu kiranga sekibi ni amacakubiri, diviziyo, divizeri, kareganyi. Nuko atambuka ahantu bari bunze umwe, akabasuhuza, agatambuka hagati ati mwambonye, mwese akabarunda, mwese akabasandaza. Icyo nicyo kiranga shitani, divizeri, gatanya. Ubwo nyine ntubu ukiri kubona, kuko uri kubona nawe uri kureba ikuzimu. Igihe cyose uzaba uri kureba ikuzimu, uzamenye ko nyine uzatanya abantu, uteranya abantu, bya jisho ryawe riri kureba ikuzimu. Ese ijisho ryawe riri kureba ikuzimu cyangwa riri kureba mu ijuru? Abantu bafite ijisho rero mu ijuru baba bafite umutima nama. Wa mwanya wa gatandatu twavuze nyine, uwo ugomba gukoresha, benshi tujya dukoresha uko bikwiye, tukareba Imana. Iyo umaze kubona Imana, nta kindi kibigaragaza, ni ukubona mugenzi wawe. Kureba Imana ukabona mugenzi wawe, bityo ukarushaho kumugira neza igihe cyose. Wakumva ahantu bari kumusebya, aho ntube wahicara. Wakumva ahantu bari kunenga mugenzi wawe, ntube wakongera kuhagera. None nejo bundi nawe utazaba banenga batirura, maze ukareka Nyagasani uzi kureba akaba ari uturebera. Wirinda guca imanza, ejo nawe utazazicirwa. Twese tureke Nyagasani twiyoborere, tugende neza mu nzira z'Imana, turebe neza, tubone Imana, turebe neza, tubone mugenzi wacu. Tugomba kugira neza buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Mwana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amen. Ari Yesu Mukona Disinasi wa Diyosezi ya Cyangugu.